mu gihe cyo kurangiza imihumekere ye ihita ihinduka, ugasanga ari guhumeka nk'umuntu uri kwiruka, ukumva umutima we uri gutera cyane, ukumva nyine nawe ubwawe ukibaza se noneho bigenze bite, ndamuruhije se, mugize nte, kandi imbere hose igihe muri mu gikorwa ntago yigeze ubona ibyo bintu bimubaho, gusa nyine mu gihe arimo ararangiza ahita humeka ngo arahumeka vuba bitewe n'iminota bitwaye, nyine ahita wumva yuko aruhutse, ararangije nyine igikorwa arimo kitoroshye kirarangiye. Ikindi umuntu yavugaho ni ikintu kijyanye no kukwiyaka. Hari umugore urangiza agahita kwiyaka, ukabona bivuyemo, ukabona ntakibishaka, ukabona arabihazeho. Imyivugo nawe niko barangiza. Ntuzagire ngo cyangwa utekereze ikindi kintu uvuge se mukore ntabaye iki, kwanyiyatse mbimukoreye nabi, ndamubabaje se. Hariya kwiyatse umva kabisa uburyohe bw'imboro yawe kuba bwamurenze mu mutwe, agahita kwiyaka akigira nk'igiriya nyine, akavuga ati noneho birandenze, kuko hari nk'igihe aba agiye nko gukora ikindi kintu cyagutungura, cyangwa se nawe mu mubiri we ntabwo ajya amenya ibintu bitumye bikora nyine. Ikindi kintu ni ukurira. Buriya hari abagore barangiza akarira amarira akamanuka, avuga se aya marira nayiki, ari amarira baraye ibyishimo, ntabwo ari amarira y'uko ababaye, ntabwo ari amarira y'uko hari ikindi kintu kibi kibaye, ararangije. Gusa nyine mbona ari byiza iyo umuntu ari kurira kubera yuko arangije, bigaragara neza ko avuga ati nanga ndamushoboye, imukoreje aho ashaka kabisa, igeza aho ishaka, kuko nta kintu gitera umushiha nko gusanga umugore wawe ntiwamunyaje ntiyanarangije. Ese ubuka ako kanyamuneza zagakurahe? Buri gihe uhora umupfubya nta mpamvu, ugomba kumenya ati ni hehe nakoza akanyara, ni hehe nakoza akarangiza. Icyo rero twari turiho cyo kurira, sinzi ukuntu nabisobanura ko ishatse impamvu muri zawe urayibura, gusa nawe ayishatse ntiyayibona, ariko nyine arira kubera yuko arangije igikorwa kigeze ku ndunduro. Ikindi ari abandi barangiza bameze nk'abafashwe n'amashanyarazi, akagufata akagukomeza ku buryo aba yumva ko adashaka yuko umujya kure, akahita agufata akakwiyegereza, ukabona ukibaza umuntu mugize ne bigenze bite, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nayo nibwo buryo nyine aba arangizamo, kandi ubwo yagufashe gutyo ni nako bijyana no guhumekamo gakeya, ariko nyine ibikorwa bye ubona wagira ngo afashwe n'amashanyarazi nyine, cyangwa yishwe n'imbeho nyinshi mu buryo nyine utamenya. Ikindi ni ugukurura ibintu, ugasanga nk'ikintu cyose kimuri hafi aragikuruye kijugunye ryiriya, nawe ubwawe ukumva nyine agize imbaraga zikomeye cyane muri we udashobora gusobanukirwa ahantu zivuye. Ikindi ni ukugagara, ugahita amera nkaho rwose adahari, ibintu abivuyemo burundu, abivuyemo akavuga ati agatuza, akamera nk'umuntu udahari. Abakunzi babibaho mugomba kwita yuko ikintu cyose kiranga relation nziza, umubano mwiza, ari ibikorwa mukoranira hagati yanyu, ibintu mwitaho, ibintu mugomba kuzirikana gukora kugira ngo ingo zanyu zirambe, urukundo rwanyu rukomeze rwogere rushikame. Kuko hano tuvuga ku bijyanye n'urukundo, tukongera tukagaruka mu bijyanye n'igitanda, aho wakoza, mbese kugira ngo anyare, ibintu byose hano tubivugaho. Rero ntugacikanwe, kuko
buri cyumweru uzajya ubona ibiganiro birenze 2 kugira ngo umenye uko zubakwa nuko wazikomeza. So guys, bye.